Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Mu minsi ishize nabagejejeho ibiganiro bivuga ku mpamvu zishobora gutuma inda zivamo, kandi benshi muri mwe mwampaye feedback rwose zuko byabafashije, ndabashimiye cyane. Hari umukunzi wacu uri mu Burundi witwa Audrey ndamusuhuje aho ari, wese ansaba noneho gukora ikiganiro ku mpamvu zishobora gutuma umwana apfira mu nda. Reka rero mbasobanurire muri iki kiganiro impamvu zishobora gutuma umwana wawe utwite abura ubuzima ataranavuka. Gupfira mu nda mu zindi ndimi babyita fetal demise. Aho ni mu Cyongereza. Mu Cyongereza cyo kwa muganga bakoresha impine IUFD, intrauterine fetal demise, cyangwa se MIFU mu Gifaransa, no kuvuga mort fetale in utero. Abatari abaganga bahitamo gukoresha mu Cyongereza ijambo stillbirth cyangwa se morne mu Gifaransa, ariko byose bisobanura kimwe. Bisobanura kuba umwana atakiri muzima mu nda igihe inda yari imaze kurenza amezi 5, no kuvuga ibyumweru 20. Hari ndetse na bamwe bavuga ibyumweru 22 kuzamura. Ariko umwana urengeje ibyumweru 20 ariko atarageza igihe cyo kuvuka agapfira mu nda, nibyo bita fetal demise cyangwa se stillbirth. Aha ni cyagiye umwana aba yaramaze kwirema mu nda. Akenshi abafite amagarama arenze 500 gusubiza hejuru, kandi noneho mu Kinyarwanda kubera umuco, iyo umwana avutse angana gutyo ari mukuru ariko ataragera igihe cyo kuvuka, mu Kinyarwanda bamufata nk'umuntu, nawe baramushyingura nk'undi muntu wese. Rero ni ibintu bibabaza cyane kuba wari utwite inda witegura kubyara nk'abandi, hanyuma wajya guca mu cyuma wenda wumvaga umwana adakina mu nda, ukumva inkuru y'incamugongo, muganga ati wihangane, umwana wawe ntakiri muzima, umwana wawe umutima ntabwo turi kuwubona. Ni ibintu bigoye kubyumva, abamama birabagora cyane, kandi na famille nyinshi muri rusange. Iyi ni inkuru ibabaje, noneho ukagerekaho kuba ugiye kujya ku gise ariko nta musaruro muzima muri buvanemo, igihe abandi muri we muri kumwe bo baraba bari ku gise bategereje abana bazima, wowe utegereje kubona umubiri w'umwana wawe utakiri muzima ngo ujye kumushyingura. Biba ari ibintu bibabaje cyane. Reka rero turebe muri iki kiganiro icyo ubushakashatsi buvuga. Nk'uko bisanzwe, ubushakashatsi buvuga ko 1/2 cy'abana bapfira mu nda umubyeyi ubatwite nta kibazo kidasanzwe aba yarigeze agaragaza. Ni ukuvuga ngo abenshi mu bana bapfira mu nda mama nta kintu yigeze agira, ntigeze avira ku nda, nta ma infection, nta kindi, ariko wajya kwa muganga bati umwana wawe ntakiri muzima. Imibare igaragaza ko muri buri bana 1000 bavuka 15 bapfira mu nda, ariko abenshi mu bana bapfira mu nda akaba ari abo muri bino bihugu duherereyemo, muri bino bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere muri Afurika. Urumva ko ntago bikunze kubaho yuko umwana apfa ataragera igihe cyo kuvuka. Ubusanzwe inda iyo yarengeje amezi 3, narabivuze mu biganiro by'ubwashize, haba hari amahirwe menshi yuko izagera igihe cyo kuvuka. Ariko kuba umwana yapfira mu nda bijya bibaho gake gashoboka, ariko bibaho, kandi akenshi nta mpamvu igaragara kwa muganga babona yabiteye. Babyita ngo ni idiopathic cause, no kuvuga ngo nta mpamvu igaragara. None se ni zihe mpamvu zizwi zishobora gutuma umwana apfira mu nda? Iya mbere, kuba ingobyi y'umwana yaragize ikibazo. Kubera ko ingobyi y'umwana ari imugaburira ikamugeza oxygene binyuze mu rureri ruyifasheho, iyo igize ikibazo umwana nawe ashobora gupfa. Babyita placenta dysfunction. Ingobyi ishobora kuba ari nto cyane wenda ku buryo itamugezaho ibyo kurya, ishobora gusaza imburagihe, cyangwa se imiyoboro y'amaraso yo muri iyo ngobyi ikifunga. Hari ibintu byinshi bishobora kuba, noneho umwana ntazajya abona ibyo kurya bihagije. Icyo gihe umwana apfira mu nda. Ikindi gishobora kubaho, hari igihe ingobyi yomoka kuri nyababyeyi igihe cyo kuvuka kitaragera, noneho amaraso agahita aviramo imbere inyuma y'ingobyi, noneho umwana agapfira mu nda. Babyita placenta abruption. Iyo akenshi kwa muganga yavutse umwana barabibona ko harimo ikibumbe cy'amaraso cyari cyaragiyemo inyuma. Impamvu ya kabiri ni ukuba umwana ubwe yari afite ikibazo.
Hari igihe umwana aba afite ubumuga akiri no mu nda, wenda se umutima we ufite ikibazo, impyiko zidakora neza cyangwa se ibindi bibazo. Akenshi aba ari umwana n'ubundi wari kuzavuka atuzuye, ariko noneho bigakomera agapfa ataravuka. Akenshi abana bafite ibyitwa trisomi 21, 18 na 13, abenshi bakunda gupfira mu nda bataravuka. Akenshi usanga ari wa mwana ufite ubumuga bukabije ku buryo anavutse uhita ubibona yuko yari afite ubumuga butari kuzatuma avuka. Wenda yavutse nta bwonko se afite, yavutse se ibice by'umubiri bimwe bidahari. Icya gatatu ni bimwe mu burwayi bw'umumama umutwite. Hari indwara zimwe na zimwe zishobora gutuma umwana wawe apfira mu nda, urugero nka diabete, umuvuduko w'amaraso hamwe n'impyiko. Izi ndwara iyo zirwaye ntubimenye ngo kwa muganga bagukurikirane, ushobora kugira igihe umwana wawe akazapfira mu nda bitewe no kuba amaraso amugeraho ubwayo nayo afite ikibazo. Niyo mpamvu tugira inama abamama yo kujya kwipimisha mu gihe utwite, kuba ari ukugira ngo barebe izino ndwara zishoboka gutuma umwana apfira mu nda ko ntazo ufite. Izindi ndwara ni ama-infection inaha muri Afurika niyo mpamvu ya mbere ituma abana bapfira mu nda. 1/2 cy'abana bapfira mu nda muri Afurika baba bazize ama-infection. Akenshi abari za infection zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka murugu, syphilis, izo bita cytomegalovirus, izo bita toxoplasmose n'izindi infection zitandukanye. Niyo mpamvu kwa muganga iyo ugiye kwipimisha inda izi ndwara zose barazipima, cyane cyane mu maklinike privé nubwo ziba zihenze, ariko kujya kubona ukabona bagukoreye urutonde rw'indwara nka zingahe zose bapimye ku nda. Ntabwo bari gushaka amafaranga gusa, kuko ziba ari za ndwara zishobora kwicira umwana mu nda uramutse uzifite, nubwo akenshi aba ari indwara ziboneka gakeya. Hari izindi ndwara zishobora kwangiza nyababyeyi, nako zishobora kwangiza placenta nka malaria n'izindi infection zo mu maraso zimwe na zimwe, bigatuma umwana apfira mu nda. Icya kane rero ni ibibazo by'urureri, cordon ombilical cyangwa se umbilical cord. Rimwe na rimwe nubwo bidakunze kubaho, urureri rushobora kugira ibibazo bigatuma umwana abura ibimitunga maze agapfa. Urugero nka kumwe umwana ahora azenguruka mu nda akinira mu nda, hari igihe urwa rureri rwipfundika maze rugasobana, bikaba bishobora gutuma umwana apfa, cyangwa se rukaba rufite ikindi kibazo. Impamvu ya gatanu rero ni izindi mpamvu zitandukanye. Hari izindi mpamvu tutarondoye zishobora guhitana abana mu nda, ariko akenshi ni impamvu zidakunze kubaho cyane. Urugero hari nk'ibyo bita hydrocephalus. Umubiri wawe, abasirikare bawo b'umubiri bakarwanya umwana utwite, ukamera nk'aho ugize allergie ku mwana wawe nyirizina. Icyo gihe umwana avuka ameze nk'ufite ubushye nk'uwahiye, babyita hydrocephalus. Kenshi bikunda kuba ku mama badahuje amaraso n'abana babo. Ikindi, umubyeyi wabazwe kenshi hari igihe umura we ushobora gushwanyuka ataranajya no kubise, maze umwana agapfira mu nda. Hari n'izindi mpamvu nyinshi, ariko izikunze kubaho cyane ni ziriya tumaze kubabwira. Ni iki rero noneho cyakubwira ko umwana wawe yapfiriye mu nda? Ni ibihe bimenyetso bizakwereka ko umwana wawe atakiri muzima? Nta bimenyetso bidasanzwe bizakwereka ko umwana wawe yapfiriye mu nda. Akenshi umubyeyi abibwirwa gusa nuko aba atacyumva umwana akina mu nda. Ubundi iyo umaze amasaha arenze 24 utumvishe na gato umwana wawe akina mu nda, kandi wari waratangiye kumwumva, wajya kumwumva buri gihe, ukamara byibura amasaha 24 utamwumva, uba ugomba kujya kwa muganga bakakurebera muri ecography. Iyo umwana yapfiriye mu nda akamara iminsi myinshi atakiri muzima, umubiri we utangira kwangirika, noneho ukavubura ibintu bimeze nk'uburozi bituma umubiri ubimenya, maze noneho ugatangira kugira ibise byizanye ubwabyo. Ni ukuvuga ngo niyo watinda kubimenya, amaherezo uzatangira kumva mu nda hakurya, uzatangira kumva ibise. Ni ukuvuga ngo niwumva ibimeze nk'ibise bije mu gihe wari umaze igihe utumva umwana wawe mu nda, icyo gihe menya yuko hashobora kuba hari ikibazo, ugomba kujya guca mu cyuma bakakurebera. Ecography nicyo kizamini cyonyine cyoroshye kidahenze gihita kimenya ko umwana wawe ari muzima cyangwa se atakiri muzima. Iyo umutima w'umwana utera aba ari muzima. Iyo nta mutima w'umwana babonye, ubwo
umwana aba atakiri muzima. Kwa muganga bashobora gufata n'ibindi bizamini byinshi birimo ibizamini by'amaraso, by'ama-infection, inkari n'ibindi, kugira ngo wenda baze kugerageza kumenya icyatumye umwana apfira mu nda, ariko wenda muri ziriya ndwara zose twabonye ruguru, ariko akenshi rwose bashobora kubona ibizamini bafashe byose ari bizima, ku buryo hari n'igihe rwose batamenya icyabiteye. Twabonye yuko 1/2 cy'abana bavuka bapfuye kwa muganga bashobora kutamenya icyabiteye, bagasanga ibizamini byose ari bizima. Ikindi kibazo rero abamama benshi bibaza, iyo ubyaye umwana ukabyara umwana upfuye yarapfiriye mu nda, bisobanura ko n'ubutaha niwongera gutwita nabwo inda abana bazajya bapfira mu nda, bisobanura ko n'ubutaha bizongera bikakubaho? Igisubizo ni oya, kuko abenshi mu bagira iki kibazo nyuma yaho basama inda kandi zikavamo umwana muzima nta kibazo. Ibyinshi mu bitera gupfa k'umwana twavuze biba ari ibibazo bidahoraho cyangwa se bishobora kuvurwa. Iyo kwa muganga basanze ufite indwara runaka yabigizemo uruhare, barayivura ku buryo uzajya kugera igihe cyo kongera kubyara nta kibazo ufite. Rimwe na rimwe rero bashobora kugusaba wenda uretse gusama nko mu gihe cy'amezi 6 kugira ngo umubiri wenda ubanze wisubire, ariko ibyo biterwa n'impamvu yabiteye, biterwa n'icyo abaganga babonye, ntabwo ari itegeko kutegereza y'amezi 6. Ushobora no kongera gusama kandi ukabyara umwana muzima. Icyanyuma rero, bigenda bite iyo basanze umwana yapfiriye mu nda? Bigenda bite? Uramubyara, akenshi bagutera ibise bakoresheje bya binini bita cytoteke cyangwa misoprostol, hanyuma ukajya ku gise nyine ukabyara nk'abandi. Hari n'igihe bishobora kuba ngombwa ko bakoresha umuti wongera ibise bita ocytocin, abanyarwanda bawita Theobald. Kubyara umwana wapfiriye mu nda bishobora gutinda kurusha kubyara umwana bisanzwe, kuko akenshi tuba turwana no kugerageza kubona umwana asohotse gusa, ariko kubera ko abatakiri muzima hari igihe batabyihutisha cyane. Akenshi iyo bitinze ntago abaganga bihutira kukubaga kamemu, kuko kubaga umugore uri kubyara umwana wamaze gupfira mu nda babifata nk'aho ari nko kumukomeretsa cyangwa kumutera ubumuga kusa. Icyakoze rimwe na rimwe ku nyungu z'umubyeyi, abaganga bashobora guhitamo kumubaga iyo hari ibimenyetso bigaragaza ko umura waba ushaka gushwanyuka, cyangwa se ko umubyeyi ashobora kugira ikindi kibazo baramutse batamubaze. Ni gake cyane kwa muganga bashobora kubaga umuntu uri kubyara umwana wapfiriye mu nda, ariko bibaho. Iyo umwana yanze kuza burundu, baguteye ibise, umwana yanga kuza, hari igihe bashobora guhitamo kuguhitishamo hagati yo kumubaga cyangwa se ikindi gikorwa abantu benshi bafata nk'icyo gushinyagura. Ni ukuvuga kuba babaga umwana bakamukuramo ibice by'abantu benshi bahitamo. Hari amafamiye menshi ahitamo kubyanga, akavuga ati ntacyo mu mubaga, ariko umwana wacu mwe kumucagagura mu muvanemo ari muzima. Umwana umaze igihe gito apfiriye mu nda n'umwana wari warapfiriye mu nda hashize igihe kinini ntago baba bameze kimwe. Iyo umwana amaze igihe yarapfiriye mu nda aba yarashishutse umubiri, hari ukuntu uruhu ruba rwarahindutse, babyita fetal maceration. Abaganga rero barabipima bakareba bakamenya ngo umwana wawe se nibwo agipfa cyangwa yaramaze igihe kinini apfiriye mu nda. Reka ibisobanuro kuri iyi ngingo mbihinira aha. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kubaza, ushobora kunyandikira hano muri komenti cyangwa se ukampamagara kuri nimero yanjye iri mu mpera y'iki kiganiro. Ariko nanone wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere urebye ibiganiro byacu. Murakoze. Yari Dr. Aristarike Muganga, naho ubutaha.